akazi kabuze pe akazi kabuze birenze akazi kabuze noneho nanjye kugeza naho munda nta kantu namba karimo habe n'agake kweli nta bakira umuntu yakoreraga ibintu byose byayoyotse ntwame niba nabo bapfushije abantu yapfusha abantu ntibamenyesha abantu byanze pe none reka negereza ahangaha ndebe ko hari uwacakamba n'akazi pe n'umuzigo we nkawe utekereza ndebe wenda ko hari uwawe pe ibintu byanze neza birenze kwemera pe nanjye ibintu byambanye ibintu byambanye n'ibindi mu buzima bwanjye n'ubwa mbere kuva mvutse nishwe n'inzara nkayumva rwose nkayumva n'ubu ngubu nkaba numva n'uwanyereka umuntu ufite akamvura akazi munda byanze pe reka negereza wenda ndebe ko hari uwazi akazima byanze pe negereza ndabona nawe mukarani wanjye ibintu byanze pe ibintu bimeze nabi ibintu byanze ubukene bwuriye buriri wanjye nimba ariko n'ahandi bimeze ntago mbizi pe inzara iranyishe inzara nyicanye n'umuryango wanjye mu nzu rwose sinashobora no kuntu nabivugamo kandi abonye ubufasha bwa mugenzi wanjye yungu imeze bite nabi imeze bite se hara ku muhanda ko ngiye ibintu byambanye ibintu byaraburijwe amana hara ku muhanda ibintu bimeze nabi pe hano se naho niko bimeze noneho birarenze njye najyaga nitwarira imizigo nari nzura gutwara imizigo none ndabona ibintu byambanye gahoma nuko ngira ngo nta soko ryabaye umunsi bwiwe ariko hari igihe twaza kubona amahirwe y'Imana rwose tukaza kubona kwera umuntu agize akantu afata nimugoroba ariko kuva mu gitondo nta kantu nafatikira wabyorese njye n'umuryango wanjye tumeze nabi birenze ukwemera byore madamu wanjye twaraye turwanye kubera gupfa ibintu byabuze ngo nakazi ngira kandi ngo bave cyangwa abana bari kurira mu birenze pe abana barize urwo batetse ikiringiti imana kugira ndeko byibura abana baza kugabanya n'icyo kiringiti muragifite use ibintu bimeze njye nikora imizigo mari nishiriye imizigo kurutisha none ibintu byambanye buriya ibintu byambanye bibi cyane ibintu Birafite ko mbona sana mu rwara yibuze naye bidakugomba no kungura ibintu byashaje birangura darafuru se boss birahazi ko mbese telefone ndahazi ngenda komereka ubusamo ndabana imikwafe mba ndi haya mateka y'amafuranze boss wende dufite amafaranga wese bari kwayase nkembe neza turambeshe darafuru ntabwo happy darifuru turahanye kwebwe dufite amafaranga we ubu so wakambara izirinete we wazambara uri mbwa yigendera aho ngaho reba urukweto ndi reba ipantaro damaranga Nako mushyira metero mwigirire muri basego bamarira iki zara tubatwaza aho tega muri abahe twara kubishakira ku muhanda mani ko ese bundi menda mutuke mwazahiga akazi mwabuza akazi neza nabi inzara yakishagwa akazi muterera imizigo wakagize ikintu kumarira basi akareka ndabaza wewe wagarukiye makanga bakuru nizo simbagiye Kawego wewe birumvikana ko rana kazara ndetse nakaza taza amashuri yawe ariko bo bimeze bene nagarukiye mu mbere primaire rwose ngiye kukubera primaire cyagarukiye mu mbere makabiri no hagikana n'abanye ubushobozi bijya mu mbere yewe kinga cy'ibigo ubwo baje guhondagurwa rwose kwitwa n'inzara birenze bapusha munashyiremo metero mwigire inyuma mushyiremo metero ariko kugarira n'ikibazo cya covid yesu bose bagaga kandi tukamugereza hangaye inzoga irimo mwebwe ntabwo inzoga wayigondera mane ko mbona musa nk'abantu mwariyo bimeze bite twarakubise ntabwo ushobora kuvuga udakwitwa se umugore wagarukiye mu kangahe nagarukiye mu mbere primaire ko musa nk'umuntu utageze mu kiburamwaka bimeze bite nakubeshya bose nta n'ishuri nza hano ese imyenda yambaye twese tukaba twifuza ko mwadufasha rwose tumeze nabi cyane ntabwo twafashe umuntu utarakanagiye mu ishuri nakanagiye mu ishuri ariko nagarukiye mu mbere primaire mu mbere primaire ababyeyi bagiraga se kubyo bari kugufasha ababyeyi nyine byaje kurangira nabo bahondaguye kubirangira gutubuzima bw'umume mwana oya nawe mwari kugeza mwese mwabuze n'ahantu muterura imizigo ese watwumvisha kandi ndabumva ariko mwebwe ibibazo byanyu nta muntu ahagaze atarize kandi namwe murabyumva gerageza rwose dufashe rwose dufite imbaraga zacu turi bakara n'ingufu akazi mfite njye nako kwigisha umwana mu rugo wese uzigisha umwana utarize
kwigisha umwana mu rugo se nako kumurera ariko umuntu yajyana muterura ku bitugu akanamuheka akareka mwe mutageze mu mashuri mwazanira umwana wese twaye tumuwe amashuri abana ko bisaba amashuri zabasha nese wajya kureba umwana utazi uburenganzira bwe noneho igihe unaniwe kunderera umwana gukora mu nka zatura ariko kino gisambu kazakenyereza amata gikamye ngaka inka zavuga amata kandi inka zacu noneho n'ibyo bisabwe cyangwa wowe wakwiga boss gura amakanya no kuntu meze koko wowe ukuntu umeze akazi kakubereye nako gukubura ahantu mu maburodire niko kazi kakubereye cyagukiza imyanda abana batakuri akuguza imizigo mpeze ukuntu ingana imizigo twebwe ntabwo dukora imizigo basi si imodoka amatoni n'amatoni twe turaterura amana akareka we n'akazi kagomba neza se wagisongera kakaguza se kajya kuyararuguru yararuguru akareka mujye se ngenda oya rwose niyo washyiramo imiyaga ukatuga kadonda ubwonko inzara imeze nabi ibintu byacitse byayo reka mbagira inama basa ngiye ntabwo nagura umuntu uze kumubwira ese boss niba byanze wagize ikintu kimara inzara kimereye nabi kimeze nabi muri iyi you miss you ubwo wowe uvuga ngo reka n'inzara bitwanye kwa ko byakagushyira kuri sitasiyo witwaza inzara amata yatangira kwisimba narakuvuga ukamwana nyine wowe wakarebye nyoko ukagenda ukamaza impamvu yagushyize ku isi ntabwo utuzuye nawe ntabwo ari we ariko n'iminsi ibije nimba ari iminsi nese iminsi ari kugenda utari ku isi ugenda wibaze mama wawe ese ubwo wagize ikintu dufasha basi niyo cyaba gikeye mwebwe ibintu nababwiye musabwa mwe nabyo mufite kandi nta kintu nabafasha ariko utarize ntarize utarize nyine kuragira turakwemera ako kuragira inka ntabwo mwakora mu bwose muri mwese n'imizi gukama gukama wanyu mworoye inka ntibyerera ameza ngayo icyenda navuga ni ukuri Mapabeshya. rero ubyerera ameza ngayo nibyarira amezi 9 boss ndumva mubiza kumwebwe bashyize mu matunganye ndabona mutayitaho wahitaho rwose bihagije uko ntabwo mwahita kuko nta bumenyi bwinshi mufite ku matungo mwebwe ntabwo mwahitaho uko bishaka rwose yenda bo iyi myenda se niyo mufite ndemba tuzayigura nese izi ni inkweto wanjyanira mu nzu tuzayireba ariko we nimba ushaka akazi uzaza ufite inkweto ifunze ntabwo izo nkweto wazinjyanira ese urareba iyi ngiyi ntazange muhazitera indwara amana ntabwo mana inama nakugira ugenda ubwire mama ngo kuki wanjye ukangira ku isi utari kunga uko mbishaka ukabona mwivugana rero nyine ntuzivugane mama wawe ariko rero nyine uzamubwira impamvu yaba yagushyize ku isi ntabwo ibyo kugucuruza ako nawe wagashyizemo imiyaga hari umuntu w'umukire uturenzeho ukagira ukuntu tugenza batiri ijoro ryonyine natwe tumeze gutya n'ababyeyi bacu batwite urabona izi filimi izi se wasambara zibona rwose ntabwo nazibanje n'ibinyobwa kandi urabona iwanyu wari wanywa ikinyobwa duniya yose wagize se basi ikintu gikorera basi mu nda kadura ubwonko kamwe ukiga ubwonko ntabwo reba ukuntu mumeze urabona nk'uwagira ubwonko ukora kudunza ubwo bwonko bwawe numva byagenda bite hafi inama nakugira wowe wagenda ukugira ku mugezi n'utagura amafaranga wagenda ukabona ubwo se birangiye bitera uduhaye akazi cyangwa nta kinyobwa mugenda akazi muzagaruke mwiteguye sawa katwigende ni iki reba n'ukuntu bambaye baratwigendeye mara nta kintu twabafasha cyakora yasize ibintu bira